dore yuko uyu musore agaragaza yuko uyu Bikira Mariya yamubonye kandi yarebaga ibikezikezi atangiye kureba. Abaturage benshi cyane bemera urusengero rwa Gatolika cyangwa bafite imyemerere bahise batangira gutera uturago hano munsi ya kino giti, batangira kuramya igiti ndetse no gusenga. Uyu musore avuga yuko yari arwaye amaso ariko kuva yabona Yezu Kristu mu giti yahise ahumuka, bivuze ngo arimo arareba neza cyane. Ni mu gihe yayobeje abaturage benshi cyane, barangije bahururira hano ari benshi cyane batangira kuramya igiti no gusenga. Umunyamabanga nshingwabikorwa asobanura yuko ibi ngibi atari byo kandi ari baringa, ndetse asobanura yuko n'iki giti bari buze kugitema abaturage nibakomeza kukiguma impande bagisenga, bamwe birirwa batariye kubera amabwire babwiwe ndetse ibyo bavuze abaturage bahise babigenderaho, abemera Kiliziya Gatolika cyane, dore yuko hano mwono murenge wa Gitaraga abenshi basenga cyangwa basengera mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV Rwanda witwa Ndahiro Papivares ubwo yageraga hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Gitaraga, yaganiriye n'abaturage benshi, bamwe bamubwira yuko Yezu Kristo yabonetse, abandi bavuga yuko ari baringa. Dore yuko Ndahiro Papivares Pape yaganirije abaturage bamubwira yuko Yezu Kristo bamubonye mu masaha ya saa 12 za nimugoroba, ndetse mwa kino giti nibwo babonaga amashusho yewe amanitse mwa kino giti. Dore yuko abandi batamurebaga, bivuze ngo abamurebaga bashobora kuba bahumye cyangwa ugashobora kuba ari imyumvire yabagiye mu mutwe, dore ko wizeye cyane ushobora no gushiduka wasaze. Dore yuko ngo wabonekewe yabwiye umunyamakuru wa BTN yuko yari impumyi ariko yabonye Bikira Mariya akahita atangira kureba. Umunyamakuru wa BTN TV ibi ntago byarangiriye hano, akimara kubona yuko abaturage batangiye kugira imyemerere yabo ndetse batangiye kuyoboka ibitari byo, yahise ashaka umunyamabanga nshingwabikorwa wa hano mu murenge wa Gataraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa yahise aza kwitangazamakuru byihuse kugira ngo abwire isi yose ukuri, hatagira umuntu uri buze kwemera ibyo bano baturage bavuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa asobanura yuko na Bikira Mariya wigize abonekera hano, ibyo babonye byose ni baringa cyangwa ibyo abaturage byose bavuze nago ari byo. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero avuga yuko ahubwo umuntu wazanye ibihuha akwiye gufatwa akabanza agacishwaho akanyafu. Dore ko umuyobozi avuga yuko hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Gitaraga akunze kugaragara ibikorwa by'ubusambo. Ese ntiwasanga bayobeje bano baturage kugira ngo babibe? Nicyo kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa afite, yuko ababeshya ino nkuru bashaka kwiba bano baturage cyangwa bakajya mu ngo zabo bakabiba, ubundi abandi baje bakarangarira hano. Rero umunyamabanga nshingwabikorwa asobanura yuko na Bikira Mariya wigize abonekera hano mu murenge wa Gitaraga. Abantu mwese mwumvishe zino nkuru zose ni ibihuha, gusa bano bantu rwose batangiye bakwirakwiza ikinyoma birangira kigeze kure. Namwe mutekereje neza Bikira Mariya yabonekeye mu giti, ariko cyaba ari igitangaza gikomeye cyane. Ariko inkuru yari yabaye kimomo ahantu hose avuga yuko Bikira Mariya yabonekeye abasore batatu, wari impumyi arahumuka. Ngira ngo abenshi no nkuru mwayumvise ko ari ya nyayo, kandi abenshi mwumvise yuko bano bantu batabeshya. Gusa bano bagabo bavuga yuko babonye Bikira Mariya barabeshya 100% kubera abantu mwese mwumvishe ino nkuru ngo Bikira Mariya yabonekeye abagabo batatu hano mu murenge wa Gitaraga, ni amabeshyo ntago ari ukuri. Ngira ngo twebwe umunyamabanga nshingwabikorwa yabitwibwiriye ndetse yavuze yuko ari baringa. Ngira ngo abenshi mwari mwatangiye kwizera yuko koko Bikira Mariya yabonekeye bano bagabo, ariko ntago ari ibyanyabyo, ntago Bikira Mariya yigize aboneka. Bivuze ngo ubwo Bikira Mariya yabonekeraga ikibeho, cyangwa twebwe tuzi ko Bikira Mariya kunze kubonekera ikibeho, bano bana nabo bahimbye ikinyoma kugira ngo barye hiti babe n'abastari, bahimba ikinyoma yuko Yesu Kristo yabonekeye hano mwa kino giti, mwari no poto ry'amashanyarazi kugira ngo barye hiti, ariko rwose hiti yabo bayigezeho. Dore yuko ibi ngibi babitekerejeho, baricara barabiganira, dore ko bari bafite aka YouTube kabo kadakurikiranwa n'abantu benshi. Ndaza gukora ikiganiro mbereka YouTube yabo kuntu bahimbye kino kinyoma kugira ngo bagikwirakwiza mu baturage, abaturage nabo baracyumva. Bimeze nka filimi bateguye cyangwa bimeze nk'ibintu bateguye kugira ngo babe abastari. Buri umuntu wese kugira ngo agire icyo ageraho agomba kubeshya. Ngira ngo murabizi
murabizi nk'abasitari benshi ba hano mu Rwanda bakunze gutegura ibinyoma kugira ngo bakundwe bakurikiranwe n'abantu benshi, sindi bujye kure murareba nka ya video ya Yamano yasohoye yashyize ibintu bye hanze arimo akorana n'undi mugore cyangwa arimo akorana imibonano mpuzabitsina n'umugore wiwe, mwabonye ko yagiye hanze ikaba kimomo. Mwabonye ko buri kantu yakingiranye abakobwa mu nzu bikarangira Murangira Thierry amufunze, ngira ngo bira nabyo byatumye yamamara ndetse binamusubiza hasi cyane kuko abantu benshi bamuherezaga ibiraka byo kwamamaza barabigabanyije, ntabwo bakimuhereza ibiraka byo kwamamaza bitewe n'ubugoryi yakoze bwo gushyira video hanze ari gukora imibonano mpuzabitsina ndetse akongera agafata n'abana akabakingirana mu nzu kugera ubwo aba bana b'abakobwa bahamagaye ubuyobozi. Dukomeza ku basitari benshi cyane se bagiye biyambika urubwa kugira ngo bagere kw'iyi ngingo. Emeline wakuruwe ishyanga na The Ben nawe hagaragaye amavideo arimo akora ibintu, ngira ngo mwarabibonye, ngira ngo mwese mwarabibonye yuko byagaragaye ko yari afite ivide arimo akora imibonano mpuzabitsina we n'ivide, ngira ngo ntago ndi bubitindeho. Nagira ngo mbabwiye rero abasitari benshi cyane bagiye bakora ibintu bibi bihabanye kugira ngo bagire icyo bageraho, kandi akenshi bavuga yuko nta mugabo udafungwa, ariko buriya umugabo utarafungwa aba ari umugabo nyawe, ahubwo umugabo wafunzwe aba ari umugabo mbwa, ariko aba agomba no kuza akabanza akiga isomo. Buriya gufungwa ni nk'ishuri, buriya bajya bavuga ngo iyi si ni ishuri, buriya bagufunze wiga byinshi, ariko hari igihe bagufunga wari igisambo ukaza warabaye marine cyangwa ukaza wararushijeho, hari igihe bagufunga wiba utuntu tworoheje ingurube iki ukaza wiba banki, bivuze ngo kugufunga ni ishuri, ari igihe bashobora no kugufunga bikarangira wihebye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimerwa bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nari Kidasamura TV Rwanda, narimerereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gitaraga. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano.